no gukata umupuri ngo baravuze ngo nyine ngo bamukase umupuri abantu ubu ngubu n'utwana duto turabizi ngo bamukase umupuri noneho barengeje no gukata nimba barakase mo na nyababyeyi kwa muganga yarwaye yenda no gupfa ubwo yari yapfuye yaje no kujya kwa muganga nese ibyo bintu ni ibyanyabyo kuko bamukase igitsina cye n'ubu ngubu wenda nuko utabona akanya ko kuza uzaza udusure urebe n'uwo mugore twamukwereka ubu ngubu yabaye n'umusazi ubu ngubu nyine mu mutwe byarivanze ntabwo bavuga ngo nugusara afite toroma kubera ibyo bamukoreye ibaze abantu bane bose umwe avaho undi ajyaho noneho barenza n'ibyo ngibyo byo kumusambanya baranamukata ahantu ho babikoreye ni mu gishugi sinzi n'icyamukuye n'Imana gusa pe ubwo babonye bamaze gukora ayo mahano bamaze gukata icyo gitsina cy'uwo mugore bahita bitemberanya bahita bahunga bahise bahunga abantu babikoze ni abayobozi muri abo bayobozi bayobora harimo umwe wagize gute watuma ibyo bintu niwe yabitumye turagusuhuje weho uduteze amatwi cyangwa se udukurikiye hano ku Karabyo TV tuguhaye ikaze urabona turi kumwe n'abajeni murabona ko bameze neza cyane mumeze mute abajeni si neza cyane nta kibazo mwatangira mwibwira abanyarwanda kugira ngo babashe gusobanukirwa imva n'imvano yanyu ukuntu mumeze tumeze neza njyewe amazina yanjye nitwa .com niko banzi nanjye ni makoresho ndabyumva makoresho na .com mumeze neza cyane ibintu ni jwegi iwacu kabisa ibintu ni pa jwegi none se tumeze neza ariko nanone dufite ikibazo kabisa mufite ibibazo byinshi cyane tugomba kubwira abanyarwanda n'abatwumva n'ababumva ibyo bibazo se biteye gute kugira ngo tubashe kubyumva n'abanyarwanda badukurikiye hano kugira ngo babyumve ukuntu bimeze tudatinze wenda n'umuvandimwe wanjye urabona turi kumwe ni ukuvuga ngo hari umugore abantu burya si beza mani abantu si beza hari umugore wo duturanye uwo mugore akaba yarafashwe n'abagabo babiri reka nkubwire sibyo sitori yitangire fresh sibyo uyihere mu mizi paka ku mutwe makoresho wawe tubwire ducire muri make uburyo ibyo bintu bimeze uwo mugore bimeze bite ndumva ari umugore muri kuvuga ubundi uwo mugore nyine nta nubwo nyine wenda afite amikoro sibyo ibyo ngibyo ntiwabitindaho ntabwo afite amikoro ariko yatandukanye n'umugabo we yari afite abana bato nyine bari kurera nyine ubona nyine ibintu nyine atari fresh noneho abagabo bamuguriye inzoga baramugurira baramunywesha arasinda noneho abantu ibintu byo bamukoreye ni indengakamere babanjije kumufata yamaje gusinda bajya kumutamo bya bindi by'abantu nyine babizana bamaje gufata kukarwa ubushyuhe buba bwiyongeye bajya kugira uko bigenza baramusambanyije umwe avaho undi ajyaho bari bane ngari umugabo ariko numva yahuye n'ibibazo byinshi cyane hari umugabo numvise bavuga ngo ufite kabanda ya danje ngo niwe wabanjije kuyimucomeka noneho nta nubwo ari n'icyo cyabagenzaga ngo niwe wabanje kuyimucomeka bari bafite ikindi nyamukuru cyabazanye bo bari bafite gahunda ubwo muri make bari banamupangiye bari bamupangiye baramunywesheje baramurisha bamufata ku ngufu nyuma yaho birengagije ko afite famiye imuri ku bitugu abana barera bamukase igitsina cye nyine ubundi abana b'iki gihe abatoya b'abapeti tukiri aho ngaho nabyumvishe nanjye niba nshaka kubigusobanurira ngo bamukase ngo igitsina nyine abana batoya b'iki gihe basigaye bavuga ngo ni ugukata umupuri baravuze ngo nyine ngo bamukase umupuri abantu ubu ngubu n'utwana dutoya turabizi ngo bamukase umupuri noneho barengeje no gukata nimba barakase mo na nyababyeyi barakase ntabwo ubundi umuntu ngo wamuciye nyababyeyi ngo n'uwo ngo wari ufite kabanda
kubera iki se ngo we ngo yarayimukubise yabeshye imugeramo ngo Urimo nyababyenga urabeshya. arayituritse Oya. bakurikizaho kumukeba rero ngo umupuri niko ubundi bimeze kuko yagiye kwa muganga yarwaye yenda no gupfa ubwo yari yapfuye yaje no kujya kwa muganga. Nese ibyo bintu ni ibyanyabyo kuko bamukase igitsina cye? n'ubu ngubu wenda nuko utabona Ubwo. akanya ko kuza ngo uzaze udusure urebe n'uwo mugore twamukwereka ubu ngubu yabaye n'umusazi ubu ngubu nyine mu mutwe byarivanze ntabwo bavuga ngo ni ugusara afite toroma kubera ibyo bamukoreye ibaze abantu bane bose umwe avaho undi ajyaho noneho barenza n'ibyo ngibyo byo kumusambanya baranamukata ahantu ho babikoreye ni mu gishugi sinzi n'icyamukuye n'Imana gusa pe. Ubu se kugeza izi saha uwo mugore ameze ate? Ibyo byifashwe gute muri makeya? Izi saha tuvugana uwo mugore ni ukuvuga ngo yavuye kwa muganga yarakize ariko nanone nyine afite ubumuga bwo mu mutwe n'itoroma nyine ni ukuvuga ngo uburyo abantu nabo babibonye ndega n'ejo bundi amakuru nigeze kumva ngo yigeze kwifata ngafata urabona fiye urayibona ndayibona ingemu urabona fiye aba ari ingemu nziza ifite igitoki kinini cyane yego ubu abana bari bamaje guteka arangije araza ati ngo reka ateme igitoki atekera abana abana baramubwira ati se ko twatetse uratema iyo fiya ifiya turayirya waretse ko twatetse ahubwo ukaza tukakugaburira ati nyumvira ibicucu njye ndashaka kugira ngo ndebe uko nabatekera mukabaho mwebwe mukambwira ngo mbyihorere ubwo nyine nawe muri make uri kumva nta kuntu ameze pe nta kuntu ameze n'izo ndwara zakubitiye muri uko gufatiranwa n'abagabo sibyo n'umugabo we yaramutaye ari wenyine noneho abana ni bato umwana mukuru afite abana bangahe? afite abana bane babiri ni impanga batoya bafite imyaka nk'itatu undi nyine afite 6 akandi ni agahungu gafite 12 kiga pirimeri ubwo nyine abo bana bose ubwo no kwiga ngira ngo ntago bakiga none se tukiri aho ngaho bikimara kugenda gutyo ubuyobozi bwabigenjeje gute? Ntago yagiye kurega cyangwa se abaturage babibonye gutyo ntago babigejeje ku murenge cyangwa se ku nzego zibegereye kugira ngo bagire icyo babikoraho? Bikimara kuba gutyo ababashe kumugeraho mbere baramufasha bamugejeje kwa muganga urabyumva bikimara kugera kwa muganga bakubaza ibyo wabaye kandi nanone n'abaganga nabo bahita babibona bakabona ko wakebwe inzego z'umutekano zarabikurikiranye usibye yuko wenda ababikoze baratembeye bivuze ngo ubwo babonye bamaze gukora ayo mahano bamaze gukata icyo gitsina cy'uwo mugore bahita bitemberera bahita bahunga bahise bahunga ariko nanone ikintu giteye inkeke muri abo bantu babikoze ngo ni ibintu by'amadini abarangi ariko umurangi ni mubi bro umurangi ubundi reka mbanze nkubwire ngiye reka hari n'undi mugabo twebwe duturanye wajya kugenda ajya kuribura urugo rw'umugore agakura umugabo ku buriri akamuryamika hasi yarangiza akamusambanya reka aba mu bantu duturanye harimo abagore bagera nko muri bangaye baciye imipuri nyine idini ry'abarangi ngo dusobanura idini ry'abarangi ngo ubwo bivuze ko abo bantu bakoze ibyo bintu byose babashije guca igitsina cy'uwo mugore bivuze ko basengera muri urwo rusengero rw'abarangi nyine abantu basenga muri iryo dini ry'abarangi kugira ngo badatanga ibitambo by'abana babo ngo bashaka igitsina cy'umugore akaba aricyo batanga nyine mo igitambo aho gutanga famiye yabo nyine ngo bakunda none uwo mugore nyine byamuguyeho gutyo niwe ngo babahaye ruswa kugira bagende bakata icyo gitsina cy'uwo mugore baragikata ubwo bagihaye muke mu barangi uwo bundi nyine yabaye igitambo cyabo umugore we n'abana be ariko ngewe biriya bintu uburyo nabibonye n'uburyo abarangi babikoramo umurangi ubundi ashobora no kugutuma akakubwira ati wowe ugende muri pariki ubona ko harimo inyamaswa ati ujye muri pariki ugende ukuremo uyu murambo urimo w'umuntu umuzane kuko hariya muri pariki nk'abantu bajya kwibamo bajya kwica inyamaswa nyine abagaride ubundi nabo baba bahari cyane
hari ukuntu warasira umuntu kubera ko umurangi buriya ni umuntu ngo ureba kure ngo ni umuntu umenya ngo ibi hazaza ntabwo none se tukiri aho kuri izo nsengero cyangwa se ayo madini y'abarangi niba bimaze kuba ibintu birenze kimwe cya bibiri bimaze kumenyekana hose, navuga ko iryo dini nta kintu leta ifatira imyanzuro kugira ngo ibyo bintu bicike muri iki gihugu. ahubwo ibyo bintu bibaye bakabikura mu magambo bakabishyira mu bikorwa, yego iyi leta nyine ikabihagurukira nk'uko yahagurukiye ibiyobyabwenge, inzoga, ibiki n'ibyo ngibyo nabyo ikabihagurukira. wenda hari igihe byacika, ntuzi ubwo bazadukatira n'abagore, ntuzi ubwo nimba bageze kuba abaturanyi twebwe iwacu bazagerayo. rega sazi ngizi iyi saa ndumva rero ndumva ibyo bintu birakabije, sinzi impamvu ahubwo ubuyobozi butari kubishyira muri gahunda ngo bufate abo bantu bari gukora ibintu bitemewe babeshya abantu ngo bajye guhemukira bagenzi babo. sinumva impamvu ubuyobozi butari kubikurikirana. none se uwo mugore kugeza wenda izi saha muvuze ko yataye umutwe, asigaye ameze nk'umuntu w'umusazi, katoroma mu mutwe. kugeza ubu ngubu ntago arasubira kwa muganga kugira ngo babashe kuba bareba ikibazo yaba afite mu mutwe we. ariko wowe ntabwo kanya wenda aho ifaranga rikubise we nta bushobozi afite, noneho abo bantu babimukoreye ni ba nyiri makashi, ni ba nyiri mafaranga. ubwo uri kumva rero ntago yagera ngo ajujure cyangwa aburanenga ibiki n'ibiki, nyine byararangiye, ni uguhebera urwaje famiye ikamwitaho yenyine, ubwo yibyaye ikibozi irakiriga. rega buriya reka manze nkubwire mwana, ubundi iyo umajije gukora ikintu wenda we ntabwo yari yagiteguye, ubu sazi ngize uburyo bamufashije ushobora no gusanga nta na mituweli yari afite, leta ikaba yaravuze ati umuntu wacu kugira ngo aducike reka turebe uko twagera tumuvure anakire. none se bakumva ko abo bantu baba bitwaza ngo amafaranga bahemukira umuntu, bakumva ko amaherezo ari ayahe? iherezo ryo wakubeshye ntabwo tuzi ngo bimeze gute, ariko cyo kuza wenda leta sayizi ngizi ntabwo tuzi ngo mirapanga iki cyangwa se yatekereje ibyiza akora. yego ariko icyo nzi cyo leta yacu ubundi yo ntabwo ijya iguhereza pe. oya ariko njye ntabwo mvugira umwana kureba nyina, sibyo? abantu babikoze ni abayobozi, muri abo bayobozi bayobora harimo umwe wagize gute watuma ibyo bintu, niwe yabitumye. amakuru yego wenda ntago umuntu yahagazeho 100%, ariko ikintu kivuzwe n'abantu barenze 3-4 kandi nabo bakuru, icyo kintu nicyo, kuko uwo muyobozi yabikoze yaranatorotse. kandi ari wari muri komite, niwe watumye n'abo bantu bagira iki, ubundi we yari yashoye amafaranga, niko twabyumvaga, niko tukubyumva nawe. umuntu ugiye kuregera niwe ari kugusyonyora, bivuze uwo muyobozi ni ari muri abo bantu bane bafashe uwo mugore ku we ntabwo yafasheho we ahubwo yishyuye amafaranga, bagende bamuzanire abo bagiye kuzana icyo kinuze niba ari uwo mupuri, yego nibo bagiye nyine barawuzana, bo baza gufata amafaranga nako kubona n'itike yo gutoroka. Nose nunabyumva nasubira jango bari mu Rwanda, ubu yaragiye yambutse kera kandi ni umuyobozi uraho hafi, ubwo suri kumva wowe warenza hiki, ubwo ni inzego zo hejuru zamanuka zikabikurikira. ndumva uwo mudamu ababaje cyane yarahemukiwe. ibaze ko ngewe naramubonye gutya bamujyanye, yarariraga ijisho rimwe rikazamo amaraso. ubwo se wowe bamujyanye, wowe wari uhari yariraga bugwe, bamujyanye mu ngobyi. nari mari nyine nabikubwire neza, nge ni foto baranamufotoye mani, baramufotoye ngenda ni foto baranayinyereka usibye no kunamureba ari kurira bugwe, ijisho rimwe riri kurira amaraso. nase ko dufite amakuru yuko banamujyana yarari muri komatari azi ahantu ari, mukaba muri kuvuga ngo yarari kurira, bimeze bitaho ngaho. nese umuntu uri muri komwa nagarira, ubundi we ntabwo ufite amakuru niba arira, ariko dore uko byagenze iwe uko bamukataga yateye induru kandi abyumva nawe yarariraga bagitangira kumukata. ubwo rero natwe tuhagera twabonye nyine amarira yamanutse, ni ijisho rimwe ryariraga nyine riri kurira amaraso tu.
none nta n'ikintu cyabujaga mu ntoki mu maguru hose hari habaye nka pararize. Bateruye gutya nk'umuntu washizemo 99% ntabura rimwe yari yagiye. ahubwo pe nanjye ri nk'amagore nka batanu nzi mu hantu dutuye nabo bagiye bakata gutyo, ariko bo babakataga basanze ku buriri arabu kuzimu ngo baje ngo gushaka ngo niba ngo babitwara ukuzimu ngo ni ibitambo by'abantu. ugasanga umugabo niba yararyamye ku buriri bamuryamitse hasi, umugore bakanza bakamusambanya, mara kumusambanya bagahita bamuca umupuri nyine bakigendera tu. ko numva ari ibibazo, ni ibibazo biteye ubwoba ngira ngo mumenye isi yaranarangiye ntago ari bimaje kuba byinshi cyane. ubwo ngubwo ibyo bintu wowe byakubaho bikaba ku muturanyi wawe uvangura ramiriki, ndumva bindenze ntago bikunda. ibaze nawe uri umwana ariko ukumva ngo nyoko umubyeyi wawe. ese kugeza kuri ubu abo bana be n'izo manga nyine, kugeza kuri ubu mama we yari yatoraga ategeka uburyo yabasha kujya kubahahira niba ari umuntu utari wifashije. ako kana k'imyaka 12 kavuye mu ishuri gafashanya n'abaturanyi kugira ngo barebe nyine wenda ko nyina yagarura ubwenge, kuko yataye turuma pe, yataye turuma ngo ibintu byose nyine n'umusazi muri make. ako kana ubwo ngo niko kita kuri basaza bako n'abashiki bako bato nyine. ubwo uri kumva nyine rero nawe umwana w'imyaka 12 kumugereka uwo musaraba ntago bikunda pe, ntago bikunda. nawe ukungana gutyo iwanyu baravuga ati umajije gukura tuvire mu rugo. watekereza ukuntu waryaga utahashye, ugatekereza ukuntu ugiye kujya wihahira ikode uryimenyera utaranubaka, ibintu bigahita bigucanga. noneho ngaho bibaza uwo mwana ubu ngubu saze ngize nta nubwo bishoboye man, ntago bishoboye. no kuvuga ngo uwo mwana nawe no kujya gushaka icyo kurya, mba nibaza uburyo ajya kugishaka. bavuye mu mashuri n'abigaga bose bavuyemo. kandi ubundi twebwe ubundi mu myaka wenda nk'itatu iciyeho, ku mwana udafite imyaka 18 ntabwo bamuhaga akazi. wajyaga gukora ahantu bagahita kubwata umvaze uracyari umwana we ntago washobora gukora, kandi unabizi we iwanyu ubyuka mu gitondo ujya kuzana ibido y'amazi kandi ufite imyaka 10. ufite imyaka 10 ukajya kuzana ibido y'amazi mu gitondo kare ati mubyuke mujye guhinga, ukajya guhinga ahantu umushike muzajya gutera amasaka. ndumva uwo muryango rero urababaje cyane kandi uteye n'agahinda. ibyo bintu byabaye kuri uwo muryango no kuri uwo mudamu, ndumva atari ibintu byoroshye, ndumva ari ibintu bikomeye biri ku rundi rwego. bikomeye se bivuga ahubwo, ndumva nyine birenze ibitekerezo by'abantu. ikindi nkareba niba bibaye ku 1, 2, 3, kuki leta itabishyiramo imbaraga ngo ibashe kuba yahagarika ubwo bugizi bwa nabi bwo guhohotera abantu, babuza uburenganzira bw'umuntu. kuki sinzi impamvu leta iba itari kubishyiramo imbaraga. wowe hari ibyo burimo kuvugaho gutyo, ni ukuvuga ngo twege mu mudugudu dutuyemo, usibye n'ibyo ngibyo kwangura kirakurikirana ibyo. uziki ataza kubakirizo n'abantu mu mudugudu wacu nta muntu barabonye n'ikiro na kimwe cy'ibigori. oya ibyo by'ibigori byo byavuzweho kera, binavugwaho bitewe n'abayobozi nyine bagenda batuzuza inshingano zabo, ariko sinibaza ko icyo rega ni ikibazo gitandukanye. ni n'amaradiyo niyo yakagombye kujya avuga kuri ibyo ngibyo kugira ngo leta nayo igira ikimenye ko abaturage bababaye. njye mumara kumamagara ngo nze ngo hari ikibazo mufite mukanganiriza bino bintu, numvishe ari ibintu bitakabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. aya ni amahano amwe atabaho cyane. ni amahano cyane, ni amahano pe, ni amahano ahubwo binakomeye. ni nk'igiki mwabwira abanyarwanda bakora ibyo bintu? ni nk'igiki mwababwira? ikintu cyo wabwira umuntu ukora bino bintu bitemewe nuko arajya ari menge, nubwo yabikora rimwe kabiri irya gatatu cyo azabikora ari habi, ari muri gereza. yego, nuko bagaruka bakagandukira imiryango yabo, sibyo bagakora ibintu nyine
by'iterambere, bakava muri ibi bintu nyine byo kujya mu mico mibi, bakava muri ibi bintu byo kwanduranya n'ibintu byo gukata ibitsina by'abantu, bakabireka, bakaba abana bakurikiza amabwiriza y'igihugu. Nibyo ngibyo nababwira. Ubundi nibura umuntu w'umunyarwanda saze ngeze ko bazi ikinyarwanda atumva indimi z'amahanga cyangwa se atavuga ururimi rw'amahanga, azi uko abanyarwanda twitwara. None se tukiri aho ngaho tugana no ku musozo wacu w'ikiganiro turi kugenda tugira, ni nk'izihe nama muragira abantu b'abadamu bajya mu kabari bagasinda gutyo, mwabagira izihe nama? Icyo nge nabwira abantu b'abadamu bajya mu kabari bagasinda bakabura ubwenge bubatashya, nuko bajya banywa resi. Ubwo kunywa resi hari abanyarwanda badasobanukiwe, bajya banywa gakeya bagataha kare. Yego, saze ngize wenda inzoka y'umuntu ntago mvuze ngo namubuza ngo ntuzongere kunywa inzoga. Inzoga zajya yinywa ariko amenye ngo ndanywa ku kigero kingana gutya. Yego, ku buryo nibona imbaraga zinashye nushaka kumbangamira menye uburyo ki ngomba kumuhunga. Nge nicyo nabwira abanyarwanda ku bantu bakunze kunywa inzoga bagataha bwije bakinguza n'abagabo. Muri nta mugore ugomba gukinguza umugabo, umugabo niwe ukinguza umugore. Banyarwandakazi, murumva ko iki ni ikibazo kitoroshye, ni ikibazo giteye agahinda, ni ikibazo giteye ubwoba hano. Urumva nawe wabyiyumviye uburyo ikibazo cyari giteye. Ndashimira wowe ugeze kuri uyu munota. Niba turi kugendana kanda subscribe, niba wakunze iyi video likinge unasharinge kugira ngo ubashe kuzajya ubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye hano ku Karabyo TV. Nkubwira ngo ndagushimiye. Ciao ciao.